ese birashoboka ko twakwerekana ukuntu satani yigaruriye urusengero benshi bita urusengero rw'Imana? Ni gute satani yigaruriye insengero n'ijambo ry'Imana akabeshya abantu? Ibi ni ibintu benshi batabona, ariko iyo umaze gusoma ijambo ubwawe ukaryumva neza, uhita ukangwa ukareba uburyo satani yigaruriye insengero. Ibi bintu iyo umaze kubyisomera ubwawe ukabona ijambo ukamenya ukuri, niyo mpamvu benshi bahita bitandukanya n'ikinyoma bagahita baza mu kuri. Uzarebe umuntu yamaze gusoma ijambo ry'Imana akaryumva neza, ahita abona ibintu byose babeshwe agahita bivamo akaza mu kuri. Bari bazi ko ibi babeshya abantu bose bitazajya habona, ariko ntabwo bari bazi ko ari igihe gusa. Niyo mpamvu ubuhanuzi bw'ibinyoma bwose babwiye abantu buri kugenda busaza, kubera ko ibihe turi kugenda twegera biri kugenda byerekana ukuri buhoro buhoro. Wakwibaza uti rero, ni gute dushobora kwerekana ko satani yigaruriye ibyo bita insengero? Ni ukuvuga ngo icya mbere, reba ibintu byose biba mu isi, ibintu byose biba mu isi bihabanye bitandukanye kure n'iby'Imana itubwira. Kuki ibintu byanditse muri Bibiliya atari byo biba mu isi? Ibiba mu isi bikaba bihabanye n'ijambo ry'Imana. Aho ngaho niho utangira wibaza impamvu ibyo bintu bidakurikiza ijambo ry'Imana. Ugahita uti hano hantu ukuboko n'imetero ko kw'Imana kurimo ni ukuboko kwande? Birumvikana ni ukuboko kwa satani. Ikindi kintu cyerekana ko satani yigaruriye imitima y'abavuga ngo barasenga n'amasengero n'ijambo ry'Imana, nuko iyo umuntu aguhaye ukuri kw'igice, ukuri kw'igice ni ibinyoma. Ntabwo umuntu ashobora kukubwira ngo aguhaye ukuri kandi aguha ukuri kw'igice. Ni ukuvuga ngo ukuri kutuzuye kuba ari ikinyoma iteka ryose. Kubw'iyo mpamvu, niyo mpamvu uzabona abantu basenga ibishushanyo, bajya mu nsengero bagasenga ibishushanyo, kandi ijambo ritubwira ngo Imana yanga ibishushanyo n'ababisenga, ibigirwamana. Ntabwo wambwira ngo abantu ibihumbi n'amamiliyoni n'amamiliyoni bajya mu biriziya bagapfukama bagasenga ibishushanyo. Aho bitera n'agahinda ukibaza kuki dufite iri jambo abantu barisoma mu mategeko y'Imana banayavuga barayazi, handitsemo kutagomba gushushanya ibishushanyo. Wakibajije uti turabyumva wenda ukiri muto ntabwo ubyumva neza, ariko utangiye gukura ibaze, aya mategeko mvuga hari itegeko rivuga ngo ntuzasenga ibishushanyo, kandi iyo ngiye mu kiliziya nsenga ibishushanyo. Ibi bintu ni ukubera iki? Batangira ukibaza gutyo kugira ngo ubone ukuri. Reka tureberere, ni ukubera iki ukuri kutigishwa? Ukuri ni kwigishwa kubera nyine ya gahunda ya satani yo gutsikamira ukuri kugira ngo akomeze yigarurire benshi, ababyi benshi, azarimbukana benshi. Nizere ko utari muri abo bazarimbuka na satani. Shakisha ukuri kwawe, wigobotore iyo ngoyi y'ibinyoma, kuko ukuri kuzakwata kuvane mu muriro ubuziraherezo ukujyane mu bugingo bw'iteka. Niyo mpamvu rero twavuga tuti fata nk'umuntu ufite imyaka 24 utarigeze usoma Bibiliya na gato, ufate n'undi cyangwa se niba ari umuntu umwe umuhe Bibiliya ayisome, nyuma y'umwaka urebe umusaruro. Ni ukuvuga ngo iri ni ijambo ry'Imana rihindura rikakugira mushya, rikakwereka inzira y'ukuri. Iyo usoma ijambo byanze bikunze ubishyizeho umutima n'ubuti bw'Imana, urahinduka. Niyo mpamvu ubona benshi basoma ijambo bibereye mu by'isi batazi ijambo ko rifite agaciro kurusha iby'isi birukangira. Aho rero niho tubonera ko satani yigaruriye imitima y'abantu n'isi yose, ariko bake twagize ubuntu bwo gusobanukirwa tukava muri ubwo buyobe bwa satani. Niyo mpamvu dukora amanywa n'ijoro kugira ngo tubabere urumuri, namwe mwigobotore iyo ngoyi y'ibinyoma muze mu kuri. Ikindi kitwereka rero ko satani yigaruriye urusengero ni iki? Nta kindi, ni Bibiliya. Bibiliya isomye
isezerano rya kera ukambuka ukajya ku isezerano rya vuba ariryo rishya, uhita ubona ko hari ikintu kibura. Iki kibura amateka y'igitabo cy'isezerano rya kera arangirira muri Perisiya, akava mu Baperisi agahita yambuka akajya mu Baroma. Noneho wasomye neza ubyumva neza ugahita wibaza ni gute uva mu Baperisi ugahita ujya mu Baroma. Ni ukuvuga ngo ariya mateka yakozwe n'Abagereki yabereye mu Bugereki ntayarimo hano muri Bibiliya. Uhita wibaza ni ukubera iki babivanyemo, bari guhisha iki, kuki babivanyemo? Wibuke wa muntu uguhaye ukuri kw'igice Gucagase ni ibinyoma. Kuki bavanamo ariya mabi yakozwe n'Abagereki bica ubwoko bw'Imana, ibyo bakoze imyaka n'imyaka bakoze, ariko twaza mu mateka bakatubwira ngo nibo bantu bari bakomeye, bakoze imibare, bakora amaformule, bakora iki byose, ariko amateka yabo bakayavana muri Bibiliya. Kubera iki? Kwa kuri ku gice byirebera ubwawe urebe muri Bibiliya abenshi bafite biriya byakozwe n'Abagereki babivanyemo. Aha rero niho tubona ko satani yavuze ati reka mbivane mu myanya y'abantu, ariko yibagirwa ko igihe kizereka abantu ukuri. Ni ukuvuga ngo rero uko ibihe bigenda bishira byegera yanditswe ityanyuma, niko ukuri kugenda kuza hanze. Ibiba bigenda byerekana ukuri, biraba nyine abantu bagakamba, noneho abantu bagatangira kwibaza. Ni ukuvuga ngo bwa bwenge buziyongera mu minsi ya nyuma nibwo buri gufasha abantu nk'uko Imana yabyanditse kugira ngo batangire bakanguke babone ukuri. Ariko nizere ko utazaba waratinze gukanguka kuko igihe kiri kwihuta kandi ni gito. Niyo mpamvu rero nk'abantu basoma Bibiliya cyangwa ushaka kumva ijambo ry'Imana, niyo mpamvu dufata ibintu biri kubera muri nasi tugashaka kubishakisha muri Bibiliya umurongo ku murongo ntitubibone. Ngaho za covid ziraje, yego turabyumva neza ko ni ubuhanuzi buri gusoza, turabyumva neza ko ubuhanuzi buri gusoza, ariko iyo ugerageje kureba ukavuga ati reka njye kureba mu byahishuwe aho nabona za covid, aho nabona ibiri kuba, aho nabona ububyutse buri kuba, mbibone ijambo ku ijambo, ntushobora kuba satani yakoze ibyo akora azi ko ari imbere ye, ariko yibagirwa ko Imana igendera ku gihe iteka kandi izereka abantu bayo ukuri. Iyo turabyumva, yego turashakisha tugashakisha tukatuzi mu buhanuzi tugategereza, ariko tuzi ko mu maherezo ya byose Imana izatwereka ukuri nyakuri. Twebwe tugume mu ijambo, tumenye ko ubuhanuzi buri gusoza, tubimenya ko byanditse, nubwo tutabona ngo iyi ni covid ngiri kuba kugira ngo ese iki ni cyakimenyetso cyose, abantu bose barashakisha hirya no hino, kuko Imana yavuga ngo dukomeza gushakisha amaherezo tuzabona ukuri, ukuri kuzuye, ukuri kudacagase. Kuko ukuri gucagase ni ikinyoma. Waba ukuri kw'igice yo kwa kuri 90%, 99 n'ibice 9% by'ukuri ni ikinyoma. Ukuri kugomba kuba 100%. Kare mpamvu tuvuga rero ngo Kristo wa munsi azavuga mwumve imbere ntabwo nigeze mbamenya. Ba bantu bose bigisha ibinyoma, ukuri kw'igice, ni ukuvuga ngo bose ni abanyabinyoma kuko bigisha igice. Bivuze iki rero? Abantu bose babakurikiye nabo bazagwa mu gatebo kamwe kuko batagize ya nyota yo kwisomera ijambo ubwabo ngo bamenye ukuri kwa kuri kuzavamo. Babigisha b'ibinyoma bazavuga ati mwigisha twakoze ibintu byose mu izina ryawe, dukora ibitangaza, tugira dute, none ntabwo tuzi. Kubera iki? Kubera ko nta kuri kwari kubarimo, kandi udakunze ukuri ntabwo uzabona Imana. Imana ikoresha umwana wayo Kristo Yeshua HaMashiach, ariryo zina rye rya nyaryo, azababwira ati mwumve imbere ntabwo ntegeze mbamenya. Ni ukuvuga ngo ba bandi ni ibinyoma biruzuyemo, bapakiye abantu n'ibinyoma, nabo abanyibinyoma bakomera mu binyoma. Bose Imana nivuga ati mwumve imbere bazagenda muri kagatebo k'ibinyoma. Uribona? Ikobotora ku gatebo k'ibinyoma ugifite igihe, kuko igihe n'ikirenga ntabwo bizaba bishobotse. Niyo mpamvu rero tuvuga tuti ibiri kuba byose nta hantu bihuriye n'ubwoko bw'Imana. Kandi mbere y'uko tujyaho wibuke Imana ihana ubwoko bwayo bwanga kuyumvira.
Imana yarababwiye iti nimukora neza nzababera Imana mbane namwe, nimutanyumvira nzabateza ishyanga rizabamerera nabi ribashyira umugozi ku majosi yanyu ntabwo muzawikura. Nibyo biri kuba rero Imana yarabibabwiye babyumva. Noneho baba bandi b'abanyamahanga Imana yahaye igihe ibaha iminsi ibiri, ya minsi ibiri hariyo myaka 2000 ku bantu bahawe nk'abanyamahanga irimo iragera ku musozo. Iyo myaka 2000 irashize, ubutware bwabo icyo babukoresheje aho kugira ngo bigorore n'Imana bamenye Imana kuko ubundi ntabwo bari bazi Imana, cyakoze bake muri bo bagize amahirwe yo kumenyaho Imana, barayirukira, barayizera, barayikunda. Ariko benshi bakoresheje wa mujinya wo kugira ngo kwica ubwoko bw'Imana, kubutoteza, kubukorera ibyo byose. Noneho bibagirwa ko ya myaka 2000 ya minsi ibiri izajya iherezo. Imana burya irakwihorera ikaguha igihe. Imana iguha igihe, icyo gihe utacyumvise mu kirebe mu bihe bya nyuma, none ugikoreshe neza ugitangira, mo hagati no mu gusoza cyagiye kirarangira. Noneho bya byose wakoze mu bikaba iki zero kuko ntabwo wakozemo ugushaka kw'Imana. Niyo biri kwa ku banyamahanga aribo bazungu, Imana yabahaye ubutware, ibaha ubutware imyaka 2000 ku muntu umva ko ni ubuziraherezo. Igihe bakibeshyeho bakita ubuziraherezo, kandi ubuziraherezo buzaba ari uko Imana ariyo yabikoze. Igihe nyine ubutware buzaba bwasubijwe abantu b'Imana, noneho umwami Kristo aba ari uyobora ibihe byose bidashira. Abanyamahanga b'abazungu byagenze gute? Bamaze gufata ubutware baravuze bati okay, noneho turi kubutware tugiye kubukoresha uko bishatse. Ariko Imana yari yarababwiye uyu muntu wanjye ndamuhanye, ntimuzamusonge mu muhuhure. Banze kubyumva, ibyo bakoze murabibona, aho bageze turahabona, aho bagejeje isi turahabona. Ko wibuke ibyo bakoze byose, ibyo bakora byose, gahunda zose bakora, abantu batabyumva mukanguke. Ibyo bakora byose umwirabura nta ruhara bifitemo, kuko ubutware nibo bafite. Ibintu byose biva ku bazungu bikamanuka hasi no kubiraba. Ariko urabona ko Imana ibyo mu bwoko bwayo kugira ngo bukanguke, kuko ubutware buzakurikira buzahabwa abirabura. Ibyo ni ibintu navuzeho nzanakomeza mvugaho n'ubutaha. Bivuze ngo rero ibi byose biri kuba, reba imyaka 2000 kuba basenye Yerusalemu muri 70 nyuma ya Kristo, ukazamuka utwaye rwose bagize kugeza uyu munsi. No kuvuga ngo bimeze nkaho baruhiye ubusa. Ni ya myaka Imana iguha ubutagomba kureba. Ngaha rero ubutware buri kubacika babireba n'amaso. Benshi bari kwibaza ubu n'ibyo twakoze. Ibyo byose biri kuba nta ruhare ubwoko bw'Imana bufitemo Israheli, kuko nta butware dufite. Ubutware bufitwe n'abazungu uko babukoresheje turabibona. Niyo mpamvu Yuda Israheli nasubira hejuru ntabwo azongera kujya hasi na rimwe na gato, ko nibaza ko amasomo n'imibabaro abantu bahuye nabyo muri iyi myaka 2000 n'amateka abantu bashobora kuzibagirwa, kuko Imana izabaha wa muntu wo kutabyibagirwa. Bivuze ngo rero abazungu babaza kubona ubutware bahinduye ibintu, ariyo tuba byose satani kurigarura urusengero, bahindura byose, bumva ko birangiye, bumva ko bashyizeho akadomo. Baranavuga ngo yewe Imana ntabwo igendera ku mategeko, bituma kugendera ku mategeko y'Imana. Ya mategeko Imana yahaye Musa yongeraho ari yose yararangiye yatangiye. Niko babwiye abantu, bahindura ibitabo, bahindura ibyigishwa, byose barabihindura, kuko nyine bashatse kubishyira mu nzira zabo, bibagirwa ko hari ya Imana isumba byose yabahaye ubutware. Bamaze kubyibagirwa rero, igihe kiri kubarangirana, uyu munsi bakongera bakavuga bati amategeko y'Imana ntawe cyakurikiza, byararangiye. Imana yaretse Israheli, ubu abantu bose turi mu munyenga w'ubuntu bw'Imana, umunyenga w'ubuntu bw'Imana. None wibuke Kristo mu ijambo arabaza, ese Imana yageze reka Israheli yakunze? Ijambo ritabyisubiza ngo ntibibaho.
ntibibaho, ntibikabe. Ni ukuvuga ngo byasezerano Imana yagiranye n'abantu bayo mbere y'uko bagwa, izagirira ubuntu umwami Dawidi, ubyibuke, yongere yibuke Yuda, imuzamure imubutware. Ibyo bintu babivuga kuko nyine bibangamiye bwa butegetsi bwabo bw'abazungu, kuko igihe cy'abanyamahanga, igihe cy'abazungu cyagomba kumara imyaka 2000 kikarangira, noneho Yuda akongera kugaruka ku butware kubera ubuntu Imana yagiriye umwami Dawidi nk'isezerano. Wibuka Imana ntabwo ijya yica isezerano ryayo. Ubu rero Israel ari gukanguka, Abayuda bari gukanguka muri Amerika, abirabura bari gukanguka ubwoko bw'icumi bwaburiye muri Afurika, bose bari kuza hamwe. Nibamara kuza hamwe nk'inkoni ebyiri nk'uko nabivuze, nk'uko byanditse mu gitabo cya Ezekiel, nibwo Imana izongera kubaha ubutware bakongera kuyobora isi, kuko tuzi neza ko iyo isi iyobowe n'umunyabinyoma, isi iba iri mu mirongo. Ariko iyo isi iyobowe n'umunyakuri, isi irishima. Ibyo bigiye kuba rero ubutware twongera kubona nk'abantu b'Imana. Israel, ubwoko bwa Yuda nibuza hamwe na bwa bwoko icumi bavuga bwabuze, tugakora inkoni imwe mu kuboko kw'Imana, inkoni ebyiri zikaza zikaba imwe mu kuboko kw'Imana, nibwo tuzongera gutegeka ubuziraherezo, kuko tuzi neza ibyo twabonye muri iyi myaka 2000 ishize. Tukagira tuti rero twambaza Imana, umwami wacu, muve mu bishushanyo, muve muri ibyo byose musenga, muve mu kuri kw'ibice ari byo binyoma, mushaka ukuri nyakuri kuzaba bature, kugira ngo nitwongera kubona ubutware, nitwongera gukinisha dutera umugongo Imana yacu yaduhanze, kandi izaduha ubugingo buhoraho iteka inyujije mu mwami wayo, ari umwana wayo, ari we Kristo Yeshua Hamashiya, tuzaba duhimbaza dutekana nawe ibihe n'ibihe bidashira. Ko rero niko kuri, ushaka ukuri unyoterwa n'ijambo ry'Imana, ubyisomera ubwawe, uve mu binyoma by'abigisha bigisha bashaka indonke, batanga ibice, bahinduye ijambo, uze ushaka ukuri nyakuri, kuko ukuri kurahari kandi ukiza benshi. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.